Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, iyo iracyari Beta Skills TV. Ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tugenda tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara bita mburugu. Turaza kureba byinshi byerekeranye n'iyi ndwara, aho tuza kureba ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye iyi ndwara ya mburugu, ndetse turebe n'ibyiciro byayo, dore ko iyi ndwara ari mbi cyane ugereranyije n'iyo twabonye y'imitezi. Niba iyi mitezi utarayumvishe, ndaza gushyira link muri description kugira ngo ubashe kuba wahita uyifungura uyibone. Iyi ya mburugu rero iyo itavuwe kare ishobora kwangiza ubwonko, umutima ndetse igatera n'ubumuga. Mu gihe iyi mitezi ishobora gutuma utabasha kubyara bitewe n'uko yangiza imiyoboro y'intanga. Turaza tureba n'ibimera bishobora kuba byagufasha mu gihe ufite iki kibazo cya mburugu. Nguhaye ikaze rero, reka tuze tubane. Nizere ko uza gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza isoje, aho tuza kungukiramo byinshi. Niba utarakora subscribe, nkwibutsa kubikora kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi video nk'izi zigenda zibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha. Si ibi gusa, kuko nyuma yaho ndaza nkubwira n'ikimera kabuhariwe gishobora kuba cyagufasha mu gihe urwaye indwara y'imitezi, dore ko imiti yayo y'ubusanzwe ya kinyarwanda idakunda kuboneka. Mburugu cyangwa sifilisi ni imwe mu ndwara zandura kandi zigakwirakwizwa binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Iterwa na mikorobe zo mu bwoko bwa bagiteri zishobora gukwirakwizwa mu gihe cy'imibonano binyuze mu kanwa, mu gitsina cyangwa mu kibuno. Iyi ndwara ya sifilisi cyangwa mburugu yibasira umubiri mu buryo butatu: ubw'ibanze, ubwisumbuye n'ubwo hejuru cyane. Gusa mu gihe gifata umubiri, hari ibimenyetso bimwe na bimwe igaragaza. Ibimenyetso bya mburugu: icya mbere, hari ibiheri cyangwa ibituri ariko bitababaza. Iki ni cyo kimenyetso cya mbere kigaragara ku barwayi b'iyi ndwara. Ku bagabo ushobora kubona igiheri kirimo amazi cyangwa akabyimba ariko wumva kitababaza ku gitsina. Ku bagore akenshi hari igihe kiba kiri imbere nko mu mukondo w'umura ku buryo bitakorohera kukibona, ariko hari n'igihe kiza inyuma ku gitsina, ntugire uburyaryate cyangwa ububabare wumva. Ikindi cya kabiri, hari ukuribwa imikaya. Uburibwe bw'imikaya cyane cyane aho ingingo zihurira ni kimwe mu bimenyetso byazo bikunze kugaragara iyo ukiyandura. Ikindi cya gatatu, hari ukugira umuriro. Mburugu iyo igeze mu rwego rwisumbuye utangira kugaragaza ibimenyetso nk'umuriro, kuma mu muhogo ndetse no kubyimbirwa, kugira inturugunyu mu nsina z'amatwi. Akenshi ibimenyetso bitangira wumva ari umunaniro uhoraho no kumva utamerewe neza muri rusange. Ikindi cya kane, hari ugutakaza ubushake bwo kurya. Kunanirwa kurya no gutakaza ibiro bikunze kugaragara mu gihe igeze ku rwego rwisumbuye. Ikindi, hari imikorere mibi y'urwungano rw'inkari. Mburugu mu gihe itavuwe neza, uko igenda ikura niko yibasira urwungano rw'inkari. Iyo igeze mu rwego rwo hejuru cyane, mu rwego izwi nka neosifilisi, yibasira ibice bitandukanye by'ubwonko. Ikaba yanatera gutakaza ubushobozi bwo kumva, gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe, kuvuga ndetse no guhora utitira. Ikindi, hari ibibazo by'urwungano rw'umutima. Bagiteri zitera sifilisi cyangwa mburugu zifite ubushobozi bwo kwibasira urwungano rw'umutima. Nubwo bidakunze kubaho cyane, ariko ishobora gutera umutima guhagarara bitewe no kugabanuka k'udutsi tw'amaraso no kubyimbirwa kw'imijyana. Ibi biba iyo igeze ku rwego rwo hejuru cyane mu gihe itavuwe neza, ndetse bishobora no kuba nyuma y'imyaka 10 uyanduye. Ikindi, hari ibibazo by'amaraso no kutabona neza. Ibibazo byo kutareba neza nabyo akenshi biterwa na sifilisi yamaze kugera mu bwonko. Bagiteri za sifilisi ziragenda zikibasira imitsi ituma ubona neza, nubwo bitaba kenshi, ariko ishobora no kugutera ubuhumyi cyangwa kubona ibikezikezi. Ese sifilisi ivurwa ite?
Sifilisi ni indwara iterwa na bagiteri, bivuze ko mu kuyivura hakoreshwa imiti ya antibiyotike. Mu gihe ukeka ko urwaye sifilisi, ni ngombwa kugana kwa muganga ukaba watanga ibizami nuko ugahabwa imiti. Imiti uhawe ugomba kuyinywa neza kandi kuri gahunda. Ese ni ibihe byiciro bya mburugu? Icyiciro cya mbere nicyo bita primary syphilis. Icyiciro cya mbere cya mburugu akenshi giterwa n'ubwandu umuntu akura mu gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wayanduye. Ugereranyije hagati y'iminsi 3 na 90 umuntu ayanduye, agasebe bita chancel gacika aho udukoko twinjiye. Akenshi aka gasebe ntikaba karyana. Ku bantu bafite agakoko gatera sida hashobora kuza udusebe twinshi. Ahantu akenshi aka gasebe kaba gaherereye niho gakurira ku gitsina cy'umugabo, ku nkondo y'umura, ku bagore, hafi y'ikibuno akenshi ku bagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo. Ikindi cyiciro cya kabiri nicyo bita secondary syphilis. Icyiciro cya kabiri cya mburugu kiza hashize ibyumweru 4 kugera ku 10 nyuma y'icyiciro cya mbere iyo umuntu atavuwe. Ni icyiciro kimenyerewe kugira ibimenyetso bitandukanye cyane cyane ku ruhu. Ibindi bimenyetso ni nko guhinda umuriro, kubabara mu nkanka, gutakaza ibiro, gupfuka umusatsi ndetse no kugira umutwe. Icyiciro cyo mo hagati ya latent syphilis, iki ni icyiciro umuntu aba afite ibizamini byerekana ko afite udukoko twa mburugu mu mubiri we, ariko nta bimenyetso by'indwara. Icyiciro cya gatatu cya mburugu icyo twakwita tertiary syphilis, umuntu agera ku cyiciro cya gatatu cya mburugu hashize imyaka guhera kuri 3 kugera kuri 15 yanduye indwara ya mburugu. Iki cyiciro kirimo amoko 3 bitewe n'ahantu iyi ndwara iba yaribasiye. Comatose syphilis irangwa no kwangirika bikomeye ku ruhu. Ubundi bwoko ni mburugu yo mu bwonko ndetse na mburugu yo mu mutima. Iyo umuntu atavuwe, 1/3 cy'abantu banduye mburugu bagera ku cyiciro cya gatatu. Abantu kandi bafite mburugu yo mu cyiciro cya gatatu mbi baba babasha kuyanduza abandi. Ikindi hari mburugu ivukanwa. Mburugu ivukanwa ni mburugu umubyeyi w'umugore aba yanduje umwana we mu gihe amutwite cyangwa se amubyara. 2/3 by'abana bayivukana nta bimenyetso baba bafite. Ibimenyetso rusange abana bavukanye mburugu bagenda bagira uko imyaka yicuma harimo nko kubyimba umwijima, urwagashya, kugira umuriro ndetse n'indwara z'ibihaha. Reka tuze turebe umuti ushobora kuba wagufasha mu gihe urwaye iyi ndwara ya mburugu. Ikimera uzakoresha ni icyo bita intobotobo. Mu ndimi zo hanze ndabona bakunda kuyita Solanum acrestrum. Mu cyongereza bayita apple of Sodom. Ikaba ikunda kwibasira cyane imyanya ndangagitsina. Iki gihe uragenda ugafata intobo yeze neza, ubona ko isa nkaho yahishije, warangiza ukayinika muri litiro y'amazi wamaze gucanira ameze neza. Iki gihe iyo umaze kuyisekura ukayinika muri ya mazi asa nkaho ari akazuyazi wamaze guteka, gusa bibaye byiza aya mazi waba wayatekanye n'ikimera bita teye. Aya mazi uyavanga n'iyi ntobo wamaze gusekura. Ibi iyo umaze kubiyungurura neza, ya mazi wamaze kuyakuramo za ntobo wasekuye, wabiyunguruye ku buryo nta bintu biza gusigaramo. Aya mazi urayafata warangiza ukajya uyogesha mu gitsina byibuza inshuro 1 mu minsi 3. Uzabikora kugeza ugejeje iminsi 21. Ni ukuvuga ko mu minsi 3 ugerageza ya mazi kujya uyogeshamo inshuro 1, ariko byaba byiza buri munsi uko ugiye kuyogeshamo uteguye ayandi mashyashya. Ikindi nuko rero iyi ntobo ntago ari iki kibazo yagufasha gusa, ahubwo n'abantu bakunda kugira imihango iryana cyane kandi idashyitse. Iki gihe usekuye umukamatu w'amababi mashyashya
ukayashyira muri litiro y'amazi ari kubira, warangiza ukanywa amazi yose, ukabikora iminsi 7. Mu gihe ufite iki kibazo byagufasha cyane. Ikindi ni uko abantu bakunda kugira ikibazo cy'igituntu, asima ndetse n'inkorora, ushobora gufata urubuto rw'intobo yeze, warangiza ukayanika, ukayisekura, ukarigata garama 5 z'ifu yayo ku munsi. Ibi wabikora iminsi igera kuri 15. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha tukaba twagendaga tureba byinshi bigiye bitandukanye ku ndwara ya mburugu, dusobanukirwa ndetse tunareba na bimwe mu bimera bishobora kuba byagufasha.